kandi uburinzi bw'Imana bube kuri wowe. Niba ugiye mu kazi, Imana igendane nawe. Niba uri umusirikare, Imana iguhagarareho uyu munsi kugira ngo nawe ubashe kubaho ubuzima buhagarariye abandi. Niba uri umupolisi, niko biri bugende. Niba uri umucuruzi, jya gucuruza. Niba uri umuyede, niba uri umufundi, niba ari nawe wikorera igikarayi, niba usunika ingorofane, niba unyonga igare, niba utwara moto, niba uri umushoferi, niba ufite ubuzima bwo kubamo ushakisha, Imana iguhire. Niba uri umushomeri, Imana ikuremera akazi. Niba utabyara, Imana ikuremera urubyaro mu nda yawe, kuko ari Imana itanga urubyaro. Niba nta rushako nawe ubaye uhangayitse, bagukineye imikino myinshi ntuzi ko uzashaka, Imana iguhe gushaka mu izina rya Yesu, nawe ubaka urugo. Niba ubayeho ubuzima bw'uburwayi, Imana igukize, Imana igukozeho ikiganza, kandi wakira umugisha w'Imana uri kunyumva muri iki gitondo, kandi usangiza abandi by'Imana yadukoreye. Ninde uri kunyumva muri iki gitondo, rangiza atekereze ku rukundo rw'Imana. Inkono ukubitwa uzibagirwe, uvuge ngo ndakubitwa inkoni zitari nkeya, uvuge ngo ndasuzugurwa bitari bikeya, uvuge ngo baranshunaguza niyo ngiye guca inshuro. Ariko nubwo bashunaguza, hari uwankunze urukundo rutagira akagero. Nubwo ndyamye mu bitaro ntizeye guhaguruka ngo nkire, nubwo napfa, ariko hari uwankunze urukundo rutagira akagero. Uwo niwe watanze igiciro gikomeye cy'amaraso. Nubwo manitse amaguru, nubwo mu kanya bagiye kumbaga, nubwo nazi ko ndi bukire, nubwo ndi kubwira abasenga ngo bansengere, nubwo nazi ko ndi busohoke muri sare, nubwo nazi ko ndi buve mu kinya, nubwo ntazi ko umurwayi wanjye utari kuvuga uri muri koma yavamwo, ariko nubwo ari umuvandimwe nkunda, ariko nubwo ari uwo twabyaranye nkunda, ariko ndabizi urukundo rutagira akagero ngo Yesu yankunze. Urwo rukundo rutagira akagero, urwo Yesu yamennye amaraso y'igiciro cyinshi. Urwo rukundo nirwo mvuga, urwo rukundo nirwo ndorata, urwo niyo mirimo y'abizera, urwo niyo mirimo y'abamumenye. Urwo rukundo nirwo ntuyemo, urwo rukundo nirwo ndya, urwo rukundo nirwo nizigura, urwo rukundo nirwo rutuma ntambuka, urwo rukundo nirwo rumbesheje muri uyu mujyi, urwo rukundo nirwo runtuje aho ntuye, urwo rukundo nirwo rumpaye gakondo, urwo rukundo nirwo rutumye nitwa papa, nirwo rutumye nitwa mama, urwo rukundo nirwo rutumye nitwa umwana, urwo rukundo nirwo rutumye nseka. Benshi ntago babibona, ariko iyi si mwidagaduramo, benshi barakubwira ngo tugiye kurya isi, ariko isi uyirya yigusogota. Ubasha kuba ugenda neza, ejo bundi ukabana n'ubumuga. Ubasha kuba uyobora none, ejo bundi ukaba urimo kuyoborwa. Iyi si twaherereyemo amarira menshi, iyi si twahegereyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu, tubura n'ibintu. Manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Iyi si twaherereyemo amarira menshi, iyi si twahegereyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu, tubura n'ibintu. Manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Iyi si twayiriremo amarira menshi, iyi si twayigiremo ibihombo byinshi, iyi si twayiburemo abo twakundaga, kandi isi twayihombeyemo byinshi byari bidufitiye umumaro.
ibyamamare mu mupira w'amaguru hari igihe kigera gukina bigahagarara abasitari muri muzika hari igihe kigera umuziki ugahagarara abakomeye bafite ubudahangarwa hari igihe kigera iyi si ikabahangara hari igihe kigera nabo isi ikabahangara kandi ari abakomeye hari igihe abasitari nabo igihe kigera bakazima bakibagirana iyi si ninde wayisekeye mu buzima bwe bwose iyi si twayirereyemo amarira menshi iyi si twayegereyemo ibihombo iyi si twayirereyemo amarira menshi kandi iyi si twayigiremo ibihombo byinshi twabuze abantu twabuze n'ibintu niko mu isi byagenze kandi koko iyi si niko twayisanze ndibuka tumenya ubwenge twasanze barira twamenye ubwenge barira ko ndibuka nanjye menya ubwenge umuntu umwe namenye ko yapfuye nabonye bariho bararira cyane baragenda kumushingura ariko ntabwo nari nzi ibiri kuba nyirizina ariko ko bwakeye niko namenye ko atazagaruka hanyuma kandi koko nuko isi nayisanze niko nawe wayisanze twasanze tuyiririramo amarira menshi ndetse hari igihe twatekereje gukora ibintu bitari bimwe na bimwe ariko byaje kurangira nabyo bidakunze ibyo twari twapanze kugeraho byinshi tubigeraho ariko kubigumana biranga ibindi turabipanga ngo tubigereho biranga twashoye amafaranga atari na makeya isi tuyihomberamo icyo gihombo cyose kingana gutyo kandi isi koko yaratubabaje isi imaze kutubabaza ninde wagombaga kutugirira imbabazi ninde twagombaga kubwira akarengane kacu ninde twagombaga kubwira umuruho n'umubabaro byacu ninde uri kunyumva muri iki gitondo ninde tugiye gusengana muri aka kanya igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiriye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiriye inuma amatungo ntabwo twari kubibona ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda ibyo wakoze turabizirikana ese mani yudatanga Yesu ibitambo bya buri munsi byari kuva he ese Yesu utamena amaraso yawe uyu mudende zo simba nyufite ese mani yudatanga Yesu ibitambo bya buri munsi byari kuva he ese siyo utamena amaraso yawe uyu mudende zo simba nyufite igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiriye inuma amatungo ntabwo twari kubibona
ushimwe Yesu ko wiyanzuka dukunda ibyo wakoze turabizirikana igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye inuma amaturo ntabwo twari kubibona ushimwe Yesu ko wiyanzuka dukunda ibyo wakoze turabizirikana. Ibyo wakoze turabizirikana muri iki gitondo, ibyo wakoze turabizirikana tuzindutse. Wowe wemeye kumena amaraso yawe igitambo gikomeye kandi wemeye gutanga igiciro. Nihe twari kuvugira? Ninde wari kutwumva? Ninde wari kudutega amatwi? Ninde ubutumye n'aka gasura tugafite? Ninde ubutumye tuba dufite n'umunezero ungana gutya? Twabonye neza y'Imana, twabonye urukundo rw'Imana, twabonye kugira neza kwayo. Iki gitondo twisanzemo ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo cy'umunezero, kubera ko tugira ubuntu bugeretse ku bundi. Ntabwo mbizi uko waraye, ntabwo nzi aho waraye, ntabwo nzi uko byakugendekeye mu ijoro, ariko bwakeye mu gitondo. Benshi baraye bari kurira, baraye bafite agahinda n'umubabaro, benshi baraye bicaye ntago baryamye, abandi baraye bagendagenda ijoro, abandi baraye mu kazi, abandi baraye muri ruhurura, abandi baraye munsi y'utubari, abandi baraye baziritse imigozi, abandi baraye bari gukubitwa, abandi baraye babacira amacandwe mu maso. Ariko hari benshi baryamye barasinzira, buraca mu gitondo barakanguka nabo. Ubu bari kumva muri iki gitondo. Twese duhuriye hamwe muri iki gitondo ngo tuzamure imirimo y'Imana, tuvuge gukomera kwawe kuko turi amahoro. Kubera iki twese dushima? Nuko mu bibi mu byiza biratuma dushima, kuko nta kindi cyatubuza gushima. Data nyiribihe, hari benshi baraye bigunze, ntabwo babonye ikintu cyo gushira mu nda, ariko hari na benshi bataraye bariye kubera ko ubuzima bafite ntibubemerera. Bandi ntago bariye kubera ko babihisemo, bandi babimennye. Ariko ndagira nkubwire, iki gitondo nta kibuze kutubuza gushima. Umuntu wese uri kumva muri iki gitondo nuko ari muzima, kuko utari kumva yagiye ntago akiriho. Benshi bazindutse bumva amatangazo, bandi babyutse basoma stati z'abantu, bandi babyutse bumva telefoni zibahamagara. Abo bakundaga ntabwo bakiriho, bamaze kugera hacecekerwa, bamaze kugenda. Abandi baraye bageretse amaguru hejuru mu byuma, bandi ubu bagiye kujya muri operation, bagiye kujya muri salle dope, bagiye kubagwa imibiri yabo, bandi bagiye kubongera amaraso. Benshi muri bo nabo umwuka uri buze kurangira, ubuzima bwabo mu isi bwibagirane, nabo bavanwe kuri liste y'abakiri bazima. Bo nabo baragenda bariteguye. Ariko Data, duhagaze mu cyubahiro cyawe, duhagaze mu maraso yawe, duhagaze mu burinzi bwawe. Tuzi neza ko ibyo watuvuzeho nta kizabibuza gusohora. Data, watubwiye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo watanze igitambo cy'amaraso gikomeye kugira ngo kibe inshungu itwinjiza muri ubwo bugingo. Iki gitondo dufite amashimwe mu mitima yacu ko turi amahoro. Iki gitondo turashima kubera ko tubonye undi munsi udasanzwe. Uturemeye undi munsi w'ibyishimo, uturemeye undi munsi w'umunezero. Ntabwo bose babonye ayo mahirwe, ariko twe twabonye ayo mahirwe. Turagushimye kandi turakunezerewe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya twongeye kubona. Nta kintu natanze, nta kintu mwene data uri kumva yishura, nta kintu mushiki wanjye uri kumva yishe, ahubwo ni neza yawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Nubwo hari byinshi byaduteraga kubabara, nubwo hari byinshi byaduteraga umubabaro, nubwo hari byinshi byari kudutera agahinda, nubwo hari byinshi byari gutuma tutagubwa neza ngo twishime mu mitima, ariko ineza yawe ituremeye uyu munsi yongeye kudusetsa, yongeye kudushimisha.
yongeye kutunezeza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duciye bugufi muri iki gitondo kugira ngo tuzamure icyubahiro cyawe. Hari byinshi byaduhize mu ijoro, hari ubwo byari buze kuba byangije ubuzima bwacu, hari byinshi byaduhigaga mu ijoro, ariko wabiturengeje tubona agatotsi. Nubwo hari benshi batasinziriye, ariko hari n'abasinziriye. Twese turakangutse ngo tuvuge imirimo yawe, kuko turi amahoro kandi turi bazima. Data, muri iki gitondo ntago mbizi umuntu uri kunyumva ahantu aherereye, ntago mbizi umuntu uri kunyumva niba yicaye, ntago mbizi niba ari kugenda, ntago mbizi niba ahagaze, ntago mbizi aho ari, ariko ari byinshi akwifuzaho. Mbere na mbere yafashe umwanya aravuga ngo ndagushimye Data, ndagushimye kugejeje muri iki gitondo, ndagushimye ko nanjye nongeye kubona hanze. Arimo arabishimira, arimo arabiselebratinga, ariko hari icyo umutima we ubabaye, hari icyo umutima we wifuza, hari icyo umutima wo gushakaho. Ariko Data nyiribihe kandi Imana ikiranuka, twamenye neza kuri Data, twamaze gusobanukirwa neza kuri Papa. Niki ntabasha kubwira papa wanje, niki ntabasha kubwira daddy, niki ntabasha kugera imbere ye ngo muciye bugufi mubwire ngo daddy nje imbere yawe. Arico nkwifuzaho, kuko namenye neza kuri umubyeyi wanjye, namenye neza kuri papa. Isi irakwisekera, bantu barakwisekera, bantu baraguhiga, bantu baraturoga, bantu batugirira ishari, bantu baratwanga ngo ntago turi beza, bandi bakatwanga ntago dufite amafaranga, bandi bakatwanga ntidufite iyo tuvuka, bandi bakatwanga turi abashomeri, bandi bakatwanga ntago tuzi gusenga, bandi bakatwanga ntago tuzi kuvuga neza, bandi bakatwanga ntago tubasura, bandi bakagira impamvu nyinshi zituma batwihorera bakatwirengagiza, bandi bakatwanga ari abavandimwe tuvukana ngo tutazagira ibyo tubasaba, ibyo tubaka, bandi bakatwanga kandi twarabakunze tukabereka urukundo, ariko umugabo nakunze akambabaza, naravuye iwacu nkamushaka, ariko akantera agahinda, akantera umubabaro, akandiza amarira, kandi ntarigeze nyarira ndi umukobwa. Umutima wanjye ugahangayika, agahora ndakaza, agahora ntera umubabaro, agahora nkomeretsa, akanzanira abakeba barenze 5, kandi ngiye ubwanjye yarambwiye ko nkunda. Ninde wanezeza umutima wanjye ko ntasubira kwa mama ngo unezeze, ko ntasubira kwa papa ngo unezeze, ko ntasiga abana banjye nabyaye, ko umugabo akomeje kumbera ikindi, ariko Data niwe wenyine ubasha kunezeza umutima wanjye. Uko niko umubyeyi asenga, niko umugabo nawe yasenga, ko umugore yamubereye ikibazo, atanyurwa, adatuza, atari hamwe, umutima uri kwirukanka mu bicu, umutima uri mu birere kubera ibyo yifuza mu isi. Ariko aba bana ko nabatera agahinda, ndabizi neza ku mutima wawe Data, arabizi ibyo usaba, arabizi ibyo usengera, arabizi ibyo uvuga, arabizi ibyo ukennye, arabizi umubabaro wawe, azi agahinda kawe. Niwe wakugirira imbabazi, niwe wakugirira ibambe, niwe wakumva gusenga kwawe muri iki gitondo. Ninde turi gusengana, ninde uzindutse, uri kunyumva uherereye he, uri kunyumva uri hehe muri iki gitondo? Wasanga uri mu mashuka, wasanga uryamye, ariko ayo mashuka aza amarira yawe, ariko ayo mashuka aza agahinda kawe. Ndabizi neza warazindutse mu gitondo, urabyuka ujya ku rusengero, ugiye kureba pasiteri wawe ngo agusengere, ugezeyo uramubura, cyangwa usanga afite abantu benshi, cyangwa se arakubwira ati ndagusengeye, urongera urataha. Ugeze mu rugo usanga nta cyahindutse, birongera birakomeza. Bandi baje mu gakiza bazi ko baje guseka, bazi ko baje kwishima. Umaze gukizwa nabwo uhura n'ibishakwe, uhura n'ibintu bikomeye, mutima wawe urahungabana, uhungabanywa n'abakabaye baguhumuriza, uhungabanywa n'abakabaye bagukomeretsa. Abagabo bose mwahuye n'abakugiriye imbabazi, bose bagushakagamo ibyishimo, kandi by'umunsi umwe bakagenda, mutima bagasiga ugize ubucece, mutima barawucecaguye, bawugize ubucece, barawangije. Ariko ndagira nkubwire
nkubwire, ninde wo kunga umutima wawe, ninde wo guterateranya utwo duceshwe t'umutima wawe ukongera kugira umutima muzima urimo amarangamutima. Ntiwongere kwiheba, ntiwongere guhangayika, ntiwongere kurira. Benshi bubitse imitwe mu maguru, benshi barimo barahonda imitwe mu maguru kubera agahinda, kubera umubabaro. Nta kintu cyakunezeza mu isi, n'utwubonye twose nitukujya ku nzoka kubera ibikomere ufite. Ariko ndagira nkubwire, humura, shira umutima hamwe nshuti yanjye, turize imbere y'Imana. Twamenye neza ko igitambo cy'amaraso Yesu yamennye ku musaraba i Goligota cyabaye igitambo kidukiza, kidukiriza ubugingo, kidukiriza umubiri, kiduha imibereho, kiduha ubuzima. Ndabizi, ndi gusengana n'umuntu ufite umubabaro, ndi gusengana n'umuntu wagize urukundo, arakunda cyane, amaze gukunda arakomereka. Uwo yakunze aramubabaza, akubabariza umutima, akuzanaho indayi. Amaze kukuzanaho indayi, mutima urababara. Ufite baderera bakugendaho, buzima bwawe barabwangije, buzima bwawe baraburoga, bakuroga buri munsi. Amaguru arimo ibihato, ibirenge ntibitambuka, umutwe urwara ntukira, umugongo urwara ntukira, ntuzi ibyakubayeho. Wumva noneho bazimu bakurwanira mu mutwe, wumva bazimu bakurwanira mu mugongo, wumva umubiri wawe hari ibintu byinshi bujaganyura. Ariko ndagira nkubwire, uwamennye amaraso y'igiciro, uwamennye amaraso ku musaraba, uwagutangiye ikiguzi, kandi uwayatanze ikiguzi kimwe ntabwo azagaruka kongera kumena andi maraso. Ayo yamennye arahagije, yayamennye ku bwawe, yayamennye ku bwanjye. Ubwo yakumeneye amaraso, yikoreye ibyaha byawe, yikorera imibabaro yawe. Benshi bari kunumva muri iki gitondo birwa bicira imanza buri munsi, ntago tuzajya mu ijuru, ntago nzajya mu ijuru, ndi umusambanyi, ndi umujura, ntago nzajya mu ijuru, ndi umusinzi, ntago nzajya mu ijuru, ndi umunyamagambo, ntago nzajya mu ijuru. Ayi, uzampa ubugingo buhoraho, ayi, umbabarire ibyaha byanjye, uzampa ubugingo buhoraho. Ariko ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, uwamennye amaraso ku musaraba ateze ibiganza, arakubwira ngo noneho umwizere, umwemere nk'umwami n'umukiza wawe, uhamye mu bandi ko yaguhaye ubugingo, uhamye mu bandi ko yakumeneye amaraso. Benshi birirwa bari gusengera karande, va ku wa mbere agasengera karande, ku wa kabiri agasengera karande. Nukomeza muri urwo, Yesu azaza ukirukana karande. Ntabwo uzaba warigeze ubona ko amaraso ye hari icyo yakoze, ntabwo uzabona ko ubuzima bwa Kristo muri we hari icyo bwakoze. Ariko uwakiriye Kristo muri we, akaba muri we, akagendera muri we, uwo ni umwana w'ubugingo, uwo ni umuragwa. Reka kwiciraho iteka, reka kwiciraho umukingo, reka kuruha. Iyo mitwaro yarayigutuye, kandi ndabikubwira buri munsi, umucyo wa Kristo niwinjira muri wowe, ndagira nkubwire, umwijima uzasohoka, mwijima w'ibyaha uzaguhunga, mwijima w'ibikuri muzahunga. Ndabizi, uzagenda mu isi y'ishyari, uzagenda mu isi y'ibiciro no gucuruza, uzagenda mu isi y'amarari, uzagenda mu isi y'inyota, uzagenda mu isi y'inzara. Ariko uzahitamo ibigufitiye umumaro, nibyo uzakora, kubera ko umucyo uri muri wowe, azirukana umwijima ukugenda hafi. Ariko ndagira nkubwire, uwakiriye uwo mwana afite ubugingo, azi imibereho ubayeho nshuti yanjye, azi ko urya bagucyurira, azi ko urya babiciramwo, azi ko birwabwira ngo nta kintu umaze, azi ko birwa bakubwira ngo waje guhombya urugo, azi ko birwa bakubwira ngo none we waje guca umuryango, azi amazina bakwita, azi ngo nuko bitwa. Hari abagore benshi bahagaze ku cyubahiro cy'abagabo cyangwa cy'imiryango yabo, bakarara. Ndi gusengana nawe muri iki gitondo, ijisho ry'Imana rirakubona, ijisho ry'Imana ryarakubonye. Ntago wavuga
ngo umubaze ngo uvuye iri joro, ngo mwicare mujye inama nk'uwo mwashakanye, bakuvundeza amacandwe mu maso, bagukubita inshyi, bagukubita ku rukuta, mutima wuzuye umubabaro, mutima wuzuye agahinda. Iyo bakubwiye ngo hindukira, ni nko guhindukiza inyamaswa. Mutima wawe urababaye, mutima wawe ufite agahinda, mutima wawe urihebye. Ariko ndagira nkubwire, uwamennye amaraso ku musaraba, uwagutangiye igiciro gikomeye cy'ubugingo, yaje gukiza ubugingo, yaje gukiza umutima, yaje gukuraho ibyaha, yaje gukuraho indwara, yaje gukuraho agahinda, yaje gukuraho umubabaro, yaje gukuraho ibikuvuna. Umunsi umwe araguserukira, wenda warayurira, bwaca mu gitondo ugaseka. Umva uko ijwi ry'Imana rivugana nawe mu gitondo. Irakuzi, data arakuzi, azi ukuryama, azi ukubayeho, azi ibyo byose bikubabaza umutima, azi urukundo ukunda abana bawe. Nubwo wabuze icyerekezo uberekezamo, nubwo se yagutaye ugasigara wenyine, wabyaye ubabaye, ubyara ufite umubabaro, ubyara ufite agahinda. Ariko abagore bari bonyine baranyumva muri iki gitondo, abafite abagabo babo barara baryamye biziguye, barara basinziriye. Bucya mu gitondo akabwira umugabo ngo Minerivare, ndabizi we kudafite uwubwira, ndabizi bwo nubwo umufite wasanga ntaho hari, ariko ubwo udafite uwubwira, papa arakuzi, arazi ko wabyaye uvunitse, arabizi kurera uvunitse. Wa mugore we, ni wowe wirwanaho, nawe ntago waryama wiziguye, wanga agasuzuguro, wanga uwagusuzugura, wanga uwagukomangira. Muri iki gitondo papa azi iyo mvune yawe, azi ubwo buzima ubayemo, azi iyo mibereho yawe, azi uko uriho. Ni uruhe rusengero wajyamo bakakwakira bakagufasha? Nuhe mushumba wajyaho akumva agahinda kawe, akemera kukwakira akagufasha? Nawe afite urugo rwiwe, afite umugore udashobotse, yagira ngo nabakeba bamuzaniye ntacyo bagufasha. Ndagira nkubwire, nta muntu n'umwe wo guhungiraho. Na musaza wawe afite umugore we, nawe afite byinshi, ntago yagushobora. Na onkere wawe, na papa wawe, na so wanyu, nta n'umwe wapfa kurambura ikiganza ngo akuremere uyu munsi. Niyo yakuremera uyu munsi, ejo ntago bizakunda. Ariko iki gitondo ndagira nkubwire nshuti yanjye, ntago mbizi aho uherereye, ntago mbizi niba uri kunumva uri hehe, ariko ndagira nkubwire, papa arakuzi. Ijwi ry'Imana riravugana nawe mu gitondo, kandi uko wumva uko rikubwira, kandi uko riko ryinginga, riravuga ngo mwana wanjye, nzahuba ni ku ntebe y'umugome, nzahuba ni ku ntebe ya sekibi, nzahugenda ni mu mashari, nzahucururiza ni mu mashari, nza ahantu ukorera ntibakumva, nza ahantu utambuka ntibakurora. Ndabizi umubabaro wawe, ndabizi agahinda kawe, ariko ndi so, niteguye kukugirira neza. Nza amarira yawe, nza amarira yawe. Nihe ho guhungira, nihe ho guhungira, nta handi ni kuri njyewe. Kandi ndabizi ko ubabaye rwose, ufite agahinda n'umubabaro. Ubayeho mu ngaruka z'uko udafite ubasha kukumva, ariko kera barakumvise. Nyamara waguteza amatwi kera agakumva, uyu munsi niwe wagutaye wenyine, agusiga wenyine, uri mu mibabaro. Ariko ndagira nkubwire urukundo rwa Yesu. Abantu benshi baravuga indimi, abantu benshi baravuga mirakoze, bakavuga ibitangaza, ariko ntago batinyuka kuvuga Yesu. Ariko bamara umwanya munini batinze batavuga imbabazi ze. Ariko ijambo ntavaho riravuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Niyo yari yitanze, ijambo ryayo niryo yarirekuye, iza mu isi
iremera kuvuka, yihindura umuntu, yemera gusuzugurwa. Bene ako kageni aratukwa. Muririmbyi arangije aravuga, ninde wari kwemera kujya w'icyo gisebo? Ntawe. Barangije baramubamba, abamubambye bakamucumita nibo bazamureba n'amaso yabo, abamubambye bakamucumita nibo yacunguye, nabo yabameneye igiciro gikomeye cy'amaraso. Ngo ariko ibisambo bibiri biri ku musaraba, kimwe kiri iburyo kindi kiri ibumoso, maze ngo kimwe kirahindukira ngo kiravuga ngo niba uri umwami ubasha kwikiza se natwe ukadukiza. Ngo ariko icyari iburyo kirahindukira kigira umutima nk'uwo wagira muri iki gitondo, gitekereza ku rukundo rwe, gitekereza ku mbabazi ze, kirangije kiravuga ngo twamenye amakuru yawe, nta cyaha wakoze, nta kibi wakoze. niko umuririmbyi yaririmbye ngo none ko nta kibi wakoze, ko nta cyaha wakoze, ko ibyaha ari njye wabikoze, ariko maze kubikora wowe ubwawe uritanga uza ku musaraba. Gisambo kirangije kiravuga ngo ariko rero ngo wowe uzize ubusa, wowe nta kibi wakoze, twe turi ibisambo, twe turazira ibyo twakoze, twe turi abanyamahanga, turazira ibyo twakoze, twe turi abagome, turazira ibyo twakoze, ariko wowe ntacyo uzira. Ntago Yesu yamwatuje, ntago yamubwiye ngo banza watura ibyaha byawe, ahubwo yaramubwiye ngo turaza kubana muri paradizo. Ninde uri kunyumva muri iki gitondo? Rangiza atekereze ku rukundo rw'Imana. Inkono ukubitwa uzibagirwe, uvuge ngo ndakubitwa inkoni zitari nkeya, uvuge ngo ndasuzugurwa bitari bikeya, uvuge ngo baranshunaguza niyo ngiye guca inshuro. Ariko nubwo bashunaguza, hari uwankunze urukundo rutagira akagero. Nubwo ndyamye mu bitaro ntizeye guhaguruka ngo nkire, nubwo napfa ariko hari uwankunze urukundo rutagira akagero. Uwo niwe watanze igiciro gikomeye cy'amaraso. Nubwo manitse amaguru, nubwo mu kanya bagiye kumbaga, nubwo nazi ko ndi bukire, nubwo ndi kubwira abasenga ngo bansengere, nubwo nazi ko ndi busohoke muri sare, nubwo nazi ko ndi buve mu kinya, nubwo ntazi ko umurwayi wanjye utari kuvuga uri muri koma yavamwo, ariko nubwo ari umuvandimwe nkunda, ariko nubwo ari uwo twabyaranye nkunda, ariko ndabizi urukundo rutagira akagero ngo Yesu yankunze. Urwo rukundo rutagira akagero, urwo Yesu yamennye amaraso y'igiciro cyinshi. Urwo rukundo nirwo mvuga, urwo rukundo nirwo ndorata, urwo niyo mirimo y'abizera, urwo niyo mirimo y'abamumenye. Urwo rukundo nirwo ntuyemo, urwo rukundo nirwo ndya, urwo rukundo nirwo nizigura, urwo rukundo nirwo rutuma ntambuka, urwo rukundo nirwo rumbesheje muri uyu mujyi, urwo rukundo nirwo runtuje aho ntuye, urwo rukundo nirwo rumpaye gakondo, urwo rukundo nirwo rutumye nitwa papa, nirwo rutumye nitwa mama, urwo rukundo nirwo rutumye nitwa umwana, urwo rukundo nirwo rutumye nseka. Benshi ntago babibona, ariko iyi si mwidagaduramo, benshi barakubwira ngo tugiye kurya isi, ariko isi uyirya yigusogota. Isi nta nyiturano. Benshi arakubwira ngo nabonye udufaranga, ngo reka nturye. Abo ni ba bagabo benshi babonye utwo dufaranga. Uwo ni wa mukobwa we n'uwo mugabo ufite udufaranga, akatumushukisha, yamara kutumubeshesha, akaba avuye mu rugo rwe yari umugore ufite abana, cyangwa se yarabaye mu rugo atazi kujya muri salo nk'abandi, atazi kwambara umwenda mwiza nk'abandi, atazi ibyishimo nk'abandi, ariko mu kanya agahura n'uwo mugabo. Uwo mugabo nawe ugenda ameze nk'uraramye, araramye kubera udufaranga duke Imana yamuhaye. Kandi wasanga umugore waburara, wasanga abana be baburara, ariko amafaranga aragenda kuyaya, arayajyana hanze, arajya kuyaha abagore, arajya kuyaha abakobwa.
ariko ubwo buzima babayemo benshi bibwira ko buryoshe, yumva ko bumeze neza. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, n'ubuzima bubarirwa ku ntoke, ni nk'uburabo bushiraho, nta kibazo. Ubwo buzima uramutse ufite ayo mafaranga waburya, ariko uzi ko nta muvumo ukurikira ayo mafaranga. Niba urya ayo mafaranga wa mugore we, uzi ko uwo mugabo yaguha ashobora kuba umugore burara n'abana, nawe ugira umutima uvuge ngo ariko se wa mugabo we, kumpaye amafaranga umugore wawe yahashe, bana bawe bariye. Ariko hari abagore badafite uwo mutima, bamaze gufata imitima y'abo bagabo barayicurika. Ariko reka nkubwire, uri kunumva muri iki gitondo, urukundo rw'Imana ntago rwakuvuyeho, n'uwo mugabo rumuriho, n'ababana uri kwicisha inzara, n'aba mugore uri kwicisha inzara, urukundo rw'Imana ruri kubareba. Umunsi barisowaringa bakongera kubona umunezero, ndagira nkubwire nawe uzaba ugarutse mu mubabaro. Niyo mpamvu wakabaye utekereza 2 ugatekereza ukumva ko bidakwiriye. Baho mu buzima bwo kumva ko mu rukundo rw'Imana nta muntu ukwiriye kubabaza nawe. Ibi nkubwira buri munsi. Baho mu mutima wawe wumva gambirira ko utazagira umuntu nawe uhangayikisha, ngo wumve ko bitakureba. Hari abantu badashishikajwe n'ubuzima bw'abandi, bagaca umugani mu Kinyarwanda ngo yanazwe hejuru buri wese asamaye. Wasanga uri gusama yawe mu mafuti, ariko ukwiye gusama yawe wirengera, uzi neza ko ntawe uri bubangamire cyangwa uri bukandagire, kubera ko ejo mu gitondo ayo wasamye n'ubundi azahanuka yikubite hasi, azashwanyuka, ayo namagara. Niyo mpamvu nkubwira ngo baho mu buzima bwo kumva ko wakunzwe urukundo rutagira akagero. Nawe ugira umwete wo gukunda, nawe ugira umwete wo kumva ko wakunda, wumve ko nawe gukunda ari inshingano zawe. Ninde uri kunumva muri iki gitondo? Ninde wazinutse ngo dusengane? Ninde uri gusengana nanjye muri iki gitondo? Ndagira ngo ubwire wa mugore we, urwo rugurishuka ntago ari urwawe, urwo rugurumo rufite nyirarwo. Ariko nyirarwo nubwo atarutahamo, azataha muri gakondo. Ese ntukwiriye gutekereza ko hari uri kubangamira? Ese umutima wawe ntabwo ari ngombwa ngiye nkwigishe ko ari icyaha, ntabwo ari ngombwa pasera kwigishe ko ari icyaha, ntabwo ari ngombwa nk'umuntu akwigishe ko ari icyaha. Nawe ubwawe urabizi ko urimo guhemuka, nawe ubwawe urabizi ko uri gukora ubugome, kandi wasanga nawe wabyaye, kandi wasanga nawe uri kubyara, wasanga uri kwishimira abana bawe ubyaranye n'uwo mugabo, ubizi neza ko abana bakuru bari kwicwa n'inzara, bari kubaho nabi. Ntago bindeba, ngende kwita ku bana bawe. Nshuti yanjye reka nkubwire, nubwo uri kubitaho, uri kubakururira umubabaro, simbateza iminsi, ariko urimo urazanira abana wakaga. Niba udafite imbabazi z'umutima nk'umubyeyi, menya ko nawe uzaye ntabwo ubizi uko bazabaho, ariko kubateganyiriza kwiza ni ukugira umutima wa kibyeyi, ukita no ku bandi bari ku ruhande, ukamenya ko ibyo ugambirira ari byiza, ukamenya ko ibyo byiza ugambiriye ari byo Imana ishaka kugambirira, kandi ukamenya neza ko uzabigeraho ariko wabigizemo uruhare. Ninde uri kunyumva muri iki gitondo uri kwibaza uko abana bari bubeho? Ninde uri kunyumva muri iki gitondo ari kwibaza uko ari bwishyura inzu? Ninde uri kunyumva muri iki gitondo ari kwibaza uko ari bwishyura aya madeni amubanye ibibazo? Ninde uri kwibaza uko ari bubigenza abonye ubushomeri bumurembeje? Ninde uri kwibaza iherezo ry'uburwayi bwamwizingiyeho bwanze gukira? Ninde uri kwibaza iherezo ry'uru rugo rudashinga, rudafatika, rudafite icyerekezo, rudafite viziyo, urugo rw'ubusinzi n'uburaya, rwa rundi rutari rwa rugo rwo kwicara ngo dutekereze uko ejo bizagenda? Ninde uri kwibaza ku maherezo y'uru rugo? Ariko ni wowe ufite urufunguzo, ugiye gutinda imbere y'Imana ubuzima bwawe bwose, ugiye gutinda ku Mana. Ndagira nkubwire, hahirwa abaza bugufi bwe, hahirwa bihererana nawe. Muririmbyi arangirira avuga ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu. Mu miruho yanyu munaniwe bimenywe nanjye, uzi imigambi yanyu.
mu bibazo byanyu bibarembereye bibarembeje bimenywe nanjye uzi imigambi yanyu. Mu mubabaro yanyu ya buri munsi bimenywe nanjye uzi imigambi yanyu. Mu bupfubyi bwawe ari njye ubimenya. Umugabo we baramufunze, bamaze kumufunga agusigira abana, ntago witeguye kubona icyo batungisha kubera ko ari muri gereza. Bibwire Yesu wenyine, bibwire Yesu, mubwire ngo urabizi ko nakuze ndi imfubyi, urabizi ko nakuze nta cyerekezo cy'ubuzima afite, urabizi ko nakuze ntafite uwo ndirira. Uyu mugabo niwe wari umfatiye runini, ariko Yesu wankunze nawe tutarahura, wankunze urukundo rwinshi ntarahura n'uyu mugabo. Aba bana barabona ko hari ngiye mugabo usigaye mu rugo, erega ninjye babaza buri kimwe cyose, ariko se ndagifite. Wasanga unagifite ariko ukeneye umugabo wawe, urara wigunze. Yesu arabizi, azi ubuzima ubayemo, azi imibereho yawe, azi uko ubayeho, azi uko yabigenza bigakunda. Shira umutima hamwe utuze, ubwire ngo papa, erega ntago wandeka kuko uri papa. Nusenga umubwire ngo dadi, ndabizi neza ko uri kunumva. Abantu benshi hari ubwo bajya mu butayu bagasenga bameze nk'abagiye kwiyahura. Reka ntukajya imbere y'Imana ugiye kwiyahura. Imana ni papa, uzayibwire ngo papa, nubwo ndyamye ntago mbizi niba ndi bubyuke biri bugende gute, ariko wowe urabizi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nurangiza uririmbe ngo urukundo wankunze rutagira akagero, urwo rukundo nirwo ndyamyemo, nirwo nizigura, nirwo nsinziriramwo, ni narwo ndibuze kugaburira abana, nirwo ndibwishyuremo muri school fees, minerivare, nirwo rukundo ndibubonemo isabune. Ariko nawe uraryamye uri wenyine, kandi wari ufite umugabo cyangwa se wari ufite umugore, wenda yaragiye, igihe cyararangiye mu isi aragenda, nawe ntago ubona uko ubigenza, uri umupfakare, bakwita umupfakazi, nyine nuko bakwita, niko amazina twayasanze. Erega ubwurira gutyo, bandi bari hari bari kurira ari ibishubaziko, yabyaye 3 4, ntazi se, ntagira umugabo, nta n'inzu y'ururushyi yabonye, ari aho nawe aryamaho bwije, n'abana baryamaho bwije. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, njyewe ntacyo mfite naguha, njyewe ntacyo mfite naguhereza, niyo naguha 1000 wakirya uyu munsi mukanya ukayura. Niyo mpamvu udakwiriye no kugira utakambira ngo ntungu uyu munsi ngiye gupfa. Uziyambire ku mubyeyi wawe, mubwire ngo niba ubishimye ko umwuka uhera, nakoze ibishoboka, nashatse ubuyede nabubuze, nabubonye ndabukora burananira, nashatse akazi k'ubukarani kananiye, nagiye higiye ndirukanka byanze, umugabo nirutseho ngo ngire icyo musaba, yansabye kumanza kuryamana nawe nabyanze, none inzara inyiciye abana. Ntuzaryamane nawe, kuko nuryamana nawe azaguha 10,000 cyangwa 20. Azumva ko ari ugutunze, ejo azagaruka. Uzahora muri ubwo buzima bumeze nk'ubw'igikeri kiba mu mazi kitoga, buzagutera agahinda nshuti yanjye, buzagutera umubabaro. Hari ubwo wumva nta kundi wabigenza, ugafata umwanzuro ukagenda ukajyayo. Ejo waza kuryama ukabura ibitotsi, ukumva ngo nta bugingo uzabona, ukiciraho iteka. Umutima wawe wirwa wiciraho iteka buri munsi, kandi bagiye gufata ubufaranga bw'intica ntikize. Bandi bakora uburaya babaha miliyoni 100, babubakira ibipangu, babubakira amazu, babagurira amamodoka. Wowe baguhaye n'ubufaranga butaguramo n'umufuka w'amakara, uraho barakwandavuje, uraho barangije ubuzima bwawe, bagufashe nk'itagira agaciro. Ariko wakaba uvuga ngo papa, ndi imbere y'amaso yawe, niwe uzi ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye. Pasiteri ntacyo yamarira, ntiyagira icyo ahindura.
papa ntiyabuhindura, ntiyagira icyo abukoraho, yaramzaye. Mama wanyunyije ibere akampeka mu mugongo, ntacyo yabukoraho. Muvandimwe wanjye twavukanye ubayeho neza, ntacyo yamarira. Ariko nibutse ko ari wowe wankunze urukundo ruruta rw'abantu bose bankunda. Ndangije kwibuka uru rukundo, ndi imbere yawe. Ni uri buze kugaburira abana banje, nutabagaburira nta kundi ubwo nyine turapfa, kubera ko ntago nzajya kwambarira bari abagabo ubusa bansuzugura. Ntago nzagenda hariya uzampa uburyo cyangwa se duke nabonye watuzara umusaruro, nzemera njye gushishuro. Niba nayicyuye bikanga, ntawe ndi busabe. Baranyita umusabirizi, baraza kumporofita. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, Yesu yiteguye kukugirira neza. Papa yiteguye kukugirira neza, yiteguye kugukorera byose. Erega ndabizi muri uyu mujyi benshi niko mubayeho mudandaza amagara yanyu, mudandaza ubuzima bwanyu ngo ni mwibanga ntababizi. Ariko Imana irabizi ko mu ruho wurushe. Ariko nubwo ubayeho mu bwo buzima ngo wabuze uko ubigenza, Umunyarwanda aravuze ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanije. Imana izi intege nke zawe, Imana izi urugendo uri kugenda, Imana izi ibitutsi bagutuka, Imana izi uko bakuvuga, Imana izi uko bakwiha buri munsi. Ariko Yesu arantumye ngo nkubwire ngo aracagukunda. Nubwo ubayeho mu bwo buzima bwo kwidandaza, ariko Yesu aracyagufitiye imbabazi. Ariko nubwo ubona serivisi wabanje kwigurisha, ariko Yesu aracyagukunda. Ariko nubwo ako kazi kabayemo warabanje kubonana na boss akagusuzugura, akakwambura ubusa, wabonye nta kundi wabigenza, wemera gufata uwo mwanzuro uragayitse. Uwo mwanzuro ugayitse wirukana umucyo muri wowe, winjiza umwijima. Ariko umutima wawe uhora gucira urubanza. Ariko turisha umutima wawe, Yesu aragukunda, azi imibereho yawe. Nubwo bagusuzuguye birwa bakwishima hejuru, bakwidegembya hejuru, nibagaruka uzababwire ngo ibyo utunze n'iby'agahimano, n'iby'akanya gato. Ushatse wabigendamo neza, ukareka kubinsuzuguramo. Wasanga ejo nanjye mbaye bosi wawe, ariko naho ntaba bosi wawe, ko atari byo ndi guharanira. Aho icyo mparanira ni ugukomeza kubaho ntunze umuryango wanjye, nitunze ubwanjye, ntajya gusabiriza ku muhanda. Ubuzima bwawe Imana irabuzi, ubuzima ubayemo Imana irabuzi, ubuzima bwawe bwose Imana irabuzi, ubuzima bwawe wa mugabo w'Imana irabuzi. Irabizi ko hari abagabo birwa bayanyanyagiza kandi bayabonye menshi cyane. Ndetse niyo bakubwiye barakubwira ngo ko musenga mufite iki, twe tudasenga ko tuyatunze. Uraho wambaye urukweto ruboze, wirwa ugendagenda mu muhanda ngo ugiye gusenga, ntufite icyo uha abana, bana barashonje. Uraho uri umugabo, ariko buriya abagabo batabasha gutunga ingo zabo nabo bazagira urubanza, kubera ko byananiye kandi ari inshingano zabo. Hari igihe umugore akureba akabona ntacyo umaze, agasanga yarabuze icyo wimarira, maso yavuyemo, intugu zarazamutse, n'ufite ubuzima bwaranze, uraterateranya bikanga. Ariko ndagira nkubwire, nutinda imbere y'Imana ntuzajyana umubabaro. Uzagenda uyibwire ngo none njyewe ko nkwiriye kuba umugabo ubasha gutunga urugo, ko nagerageje bikanga, none se njye kwiba? Ni niba barankubita ubuhiri, ni niba ndagwayo, none se mbigenze gute? Ariko mva nkubwire inshuti yanjye, reka nkubwire ubuzima ubayemo. Ubwo buzima uganire na papa, kandi uganira na papa wiherere, umusanga ahantu hatari abantu, kandi n'umubwira yabyumvishe. Baho mu buzima bwo kwizera ko ibyo yabyumvishe, kubera ko wizeye ko azaguha ubugingo. Emera ko n'ibindi yabyumvishe. Ntukabe wirukanka n'agakweto kaboze, ngo urirukanka ngo ugiye gushaka Imana i Nyarugenge, ejo ugiye kwishaka Kiruhura, ejo ugiye kwishaka ku musozi, kwa mbere ugiye ntayo uzabona. Uzabaho muri ubwo buzima bwo kutagira icyo ugaburira abana bawe. Inshuti yanjye uri kunyumva, Imana ikugirire neza kandi Imana iguhire.
nawe ufite icyifuzo cy'ubuzima bukugoye, turabisengera buri munsi, ntabwo tuzareka gusenga. Nawe turasengana nawe, uri kunumva muri iki gitondo, nawe turasengana nawe. Ariko gusenga kwanjye nawe ni ukukwigisha, kandi nanone uko ubuzima ukwiriye kubutwara. Ubuzima twicare tubwubake, tubuhe icyerekezo, tubwire Imana ngo nonaha dusetinze ubuzima gutya, nzabyuka kuwa mbere njye gusenga, kuwa kabiri ninzinduka mu gitondo nzajya gushaka Kibagabaga ku ishansiye nikorera igikarayi, yo nzazana zatunga umuryango. Cyangwa se unezererwe n'ibyo, cyangwa se ufite amafaranga wowe uravuga uti none nabuze icyo ndya kubera ko numva byose nabihaze. Hari abo turira bari guseka, hari abo duseka bari kurira, hari ubwo dushaka amafaranga tukayahiga, abandi bari kuyaterera bameze nk'inzererezi, bari kuyapfusha ubusa. Ibyo rero ntacyo biri buze guhindura ku Mana aho yicaye mu ijuru, kandi irabizi aho uba. Ahubwo ukomeze uririmba urukundo rwayo, uvuge ngo nuko bizagenda kose namenye kunkunda. Ntukabeho mu ishari, ntukabeho mu gahinda no mu gahimano, ahubwo ubeho ubuzima bwo kuririmba urukundo rw'Imana. Ubeho ubuzima bwo kubwira Imana ngo koko nubwo ibi byose ndi kubicamwo, nibutse ko wankunze urukundo rutagira akagero. Ushobora kuza kunyereza ubutumwa kuri WhatsApp, nawe tugasengana, nawe ukambwira imirimo y'Imana, nawe tukajya inama. Ariko hari benshi bakeneye no kugirwa inama, hari benshi basenga nabi n'ukuri, niyo mpamvu basaba ntibahabwe. Ariko tuze kugirana ibihe byiza, tuganire, nkwigisha uko ukwiye gusenga, nkwigisha uko ukwiye gusaba, ubuzima bwawe nkwigishe ko ukwiye kubaho mu rukundo rwa Kristo. Uze kunyandikira ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe 0788 60 50 44. Aho ni ukunyoreza ubutumwa bwawe bugufi, hanyuma tugasengana. Abo tubana muri groupe ya Nibature, reka tujye dufata igihe cyo kwikorera imitwaro y'abantu. Uyu munsi dufata icyifuzo tugisengere. Reka inyungu zawe inshuti yanjye uzirikana abandi basengere. Uyu munsi turaza gusengera abagabo babayeho mu buzima bwo kushakisha birukanka, batabasha gutunga n'imiryango, bafite igisebo mu miryango yabo kubera ko abana biciye mu rugo ntibiga, cyangwa se abana baraburara buri munsi, cyangwa se umugore yambaye igitenge gicitse. Uyu mugabo nawe turamusengera uyu munsi, nibo turi buze kugira umwanya wo gusengera, tubaririre, tubasabire ubutabazi bw'Imana, tuvuge ngo Mana tabara aba bagabo. Uraza kunyereza ubutumwa kuri WhatsApp, cyangwa se nawe uraza kunyandikira, dufate iki cyifuzo tugisengere, nubwo nawe ufite ibyifuzo. 0788 60 50 44. Imana igumugisha. Data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, Data turagushimye kuri umubyeyi. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ugihe umugisha, uhereye ku mukuru w'igihugu n'umuryango we, ubaho umugisha, ubaho umunezero n'umudendezo, kugira ngo umunezero uvi bukuru natwe tugereho. Uwo umugisha ubuyobozi bwose kugera mu nzego z'ibanze, uwo umugisha umuturage hatuye ku mudugudu, uduha umugisha ukomeze kutubambira amahema, kandi n'abaturanyi bari mu kaga, bari mu bibazo, barebana amaso y'impuhwe. Data, umunezero twagira cyangwa se ibyishimo twagira, umugisha twagira aho dutuye ku mudugudu, utubyarira ububyutse bugera ku isi, bugakangura benshi, bukababwira ngo igihe kirageze, kandi itorero ritegura gutaha, kandi umugeni ari bugufi gutaha. Itorero rya Kristo rirategurwa gutaha, ariko rigomba kubanza kubyuka kugira ngo ritagenda ririho umugayo n'igisebo, kandi umuntu wese amenye ko Yesu yigaragaje mu rukundo akamupfira. Ariko n'isi ikwiriye kumenya urukundo rwa Kristo. Ndabizi ko hari benshi batagangariye mu misozi, mu butayu, mu buvumo, dutenge twababoreyeho, dutambaro twababoreyeho, basengera mu ishari, basengera mu mahame y'idini, aho kugira ngo basengere mu mahame y'urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu badasubizwa, babayeho birukanka baratagangaye, bandi ngo batunzwe no gusenga, ntago bazi impamvu yo gusenga. Ariko ndagira nkubwire, Dadi, udukunda urukundo rutagira akagero. Umuntu wese umwigishe ko akwiriye kubaho mu rukundo rwawe. Icyubahiro cyawe kandi uburinzi bwawe ku muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ngiye twasenganaga Ndikuzo Emi, ndanezeye nawe wazindutse ngo dusengane. Umugisha w'Imana ubane nawe, kandi uburinzi bw'Imana bube kuri wowe. Niba ugiye mu kazi, Imana igendane nawe. Niba uri umusirikare,
Imana iguhagarareho uyu munsi kugira ngo nawe ubashe kubaho ubuzima buhagarariye abandi. Niba uri umupolisi niko biri bugende, niba uri umucuruzi ujya gucuruza, niba uri umuyede, niba uri umufundi, niba ari nawe wikorera igikarayi, niba usunika ingorofane, niba unyonga igare, niba utwara moto, niba uri umushoferi, niba ufite ubuzima bwo kubamo ushakisha, Imana iguhire. Niba uri umushomeri, Imana ikuremera akazi. Niba utabyara, Imana ikuremera urubyaro mu nda yawe, kuko ari Imana itanga urubyaro. Niba nta rushako nawe ubaye uhangayitse, bagukineye imikino myinshi ntuzi ko uzashaka, Imana iguhe gushaka mu izina rya Yesu, nawe ubaka urugo. Niba ubayeho ubuzima bw'uburwayi, Imana igukize, Imana igukozeho ikiganza, kandi wakira umugisha w'Imana uri kunyumva muri iki gitondo, kandi usangiza abandi by'Imana yadukoreye. Icyubahiro kibi cy'Imana ku buzima bwawe, icyubahiro kibi cy'Imana uyu munsi. Umuntu wese yakira umugisha w'Imana, kandi nzi neza ko Imana umubyeyi umutunzi w'imbabazi yumva gusenga kwacu. Amen. urawe imisozi ntambuke, sinumva ingabo zose z'ijuru, nizeye ijambo ryawe rimwe gusa, kuko gutegeka byose birakomera. Sinumva ingabo zose z'ijuru, nizeye ijambo ryawe